tubahaye ikaze nanone kuri Banse de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Muri kumwe nanjye Dohote Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abatwandikira, abadukora like, abakora share, abakora subscribe, n'ukuri turanyuzwe ku bwanyu. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyikire rwose kugira ngo turusheho gusangira ibi byiza. Tugiye kwera hamwe ibintu bigera kuri 5 umugabo umusore wese akora iyo akumbuye umugore cyangwa umukobwa akunda. Mugore mukobwa, ibi bintu nujya ubibona uramenye ntubipfusha ubusa, kubera yuko ntabwo abagabo benshi bakunda kugaragaza urukundo bavuga. Umugabo ugukunda rwose iyo yagukumbuye ibi bintu uzabibona. Uramenye rero ntuzabashe kumwangiriza. Ikintu cya mbere rero, uzasanga iyo mumaze iminsi mutari kuvugana ubwo ari yaranje agashaka itike, agashaka impamvu ituma yakuvugisha. Niba ari kuri telefone, niba ari kuri message, ashaka uburyo ki rwose akugeraho. Rero nubona umugabo cyangwa umusore akwandikiye, uramenye ntubipfusha ubusa, kubera yuko abagabo muri rusange akenshi baba ari abakinnyi. Umugabo mwiza rero, umusore mwiza ukurebye akakwandikira ntubipfusha ubusa. Utazamwiryaho ugasanga wirukanye zahabu, ubundi ukazatangira ufata amabuye y'ibishonyi. Uzasanga rero akwandikiye cyangwa se aguhamagaye akubaza utubazo, mbese n'ibibazo nawe ubwe yaba afitiye ibisubizo. Mbese nubibona ko umuntu arimo kukubaza utuntu rwose n'uburyo ki mbese yari nk'itike yo kugira ngo akuvugishe, yaragukumbuye nyine. Rero ntumufate nk'umugabo cyangwa umusore wabuze ikintu akora. Ntabwo aba yabuze icyo akora, ahubwo nuko rwose wamujemo bigatuma yumva aryohewe no kuba yakuvugisha. Ashobora no kutakuvugisha ibintu birenze, ugasanga kohereje nk'akavideo runaka kugira ngo ugire ikintu ukavugaho, noneho wenda ikiganiro gitangire. Mbese umugabo wese ugukumbuye, umusore wese ugukumbuye, mugore mukobwa, uzabibona hari utuntu agenda akora rwose ukibaza impamvu akoze ibyo bintu bikagucanga. Ariko ubimenye ngo nuko yagukumbuye kandi nta rwango, nuko agukunda nyine. Mbese impamvu akurebyeho nuko yagira ngo arebe yuko umeze neza, yifuza kureba ukuntu umerewe, arebe yuko rwose wishimye cyangwa se ufite ibibazo ubabaye, kugira ngo agutize urutugu uririreho. Rero uramenye nujya ugira umugisha ukabona umugabo, umusore uza nk'uku nguku kandi atari ibintu arimo kwihimbamo, mbese no mu mwuka wawe uhumeka ukumva yuko atari umugabo w'umukinnyi, mwakire kandi umuha agaciro. 2, n'umugabo mbese cyangwa se umusore agira gutya agasubira mu bihe mwanyuranyemo, akabitekerezaho ibyo mwaganiriye, aho mwatembereye, niba mwaratangiye gutemberana, ibintu byose mwakoze akabyibuka, noneho akakwandikira cyangwa akaguhamagara akabikubwiraho. Biravuze rero ngo abikwibukije mukavuga mugaseka, ni ukuvuga ngo n'ubuzima cyangwa n'ibihe mwanyuranyemo byamuryoheye. Rero kubyibuka byatumye agukumbura, akumbura ibyo bihe. Niyo mpamvu yaguhamagaye, niyo mpamvu yakwandikiye, niyo mpamvu yagusabye gahunda kugira ngo muhure. Kandi ni uburyo bwo kukwereka yuko kuba muri kumwe ubwabyo bifite ikintu bivuze mu buzima bwe. Rero uramenye utamupinga, uramenye utamupfusha ubusa, kubera ko abagabo benshi n'abasore benshi bajya mu mubano barimo gukina, bakunda gukinisha imitima y'abagore n'abakobwa. Rero ugize umugisha ukabona umugabo cyangwa umusore umeze gutya, mugore mukobwa, uramenye utamwiryaho. 3, nanone iyo ari umugabo cyangwa umusore ugukunda, ibihe byose abahangayitse. Niyo mpamvu ashaka ikintu cyose cyatuma kugeraho, yaba ari ukuguhamagara kugeraho imbona nkubone, ngo arebe acekinge ukuntu umerewe, kugira ngo niba hari ikibazo runaka waba ufite abashe kugigufashamo. Yewe ni hahandi akunda no kukugenzura ngo arebe ko nta kibazo ufite mu bijyanye n'amafaranga, abashe kuyagushakira kugira ngo ukemure ibibazo. Ubimenye ko mu buzima busanzwe abagabo ni abakozi. Iyo ari kumwe n'umugabo wese cyangwa umusore ari kumwe n'umugore cyangwa umukobwa yishimira, ikimenyetso cya mbere simusiga.
nuko agira ibintu akora cyane cyane n'ibisohora amafaranga. Rero nubona rero umugabo akunda gukora ibi bintu byose ndimo kuvuga, umusore abikora, uramenye ntuzamwiryeho, kubera yuko harimo n'ababikora bakeneye kukwishyirira mu buriri gusa ngo birangire. Rero uha agaciro umugabo nk'uyu nguyu cyangwa umusore nk'uyu nguyu, ntabwo ari henshi wapfa kumubona. Ashaka kumenya uko umunsi wawe wagenze, niba hari ibibazo wahuye nabyo, kugira ngo niba hari ibyagukomerekeje agufashe kugira gute gukira ibyo bikomere. Niyo mpamvu uzabona agenda kubaza utubazo tugenda dutandukanye kugira ngo amenye ukuntu umunsi wawe wagenze cyangwa se ibihe usohoyemo ukuntu bimeze. Ntabwo rero aba ari uko yabuze ibyo avuga cyangwa aba yabuze ikintu akora, ahubwo ni ukubera yuko mu mutima we wicayemo nyine. Rero mugore mukobwa aha agaciro ibi bintu. Kane rero, uzasanga ari umugabo cyangwa umusore ufite amarangamutima atarasanganywe. Niba mwaratangiranye ukamumenya ukamubona, ugenda ubona imyitwarire yo kuri wowe igenda ihinduka, uburyo cyagufata bigenda bihinduka, nk'ikimenyetso cy'uko rwose arimo kukwiyumvamo mu mutima we. Umugabo rero ukumbuye umugore cyangwa umukobwa akunda, umusore ukumbuye, igihe cyose agira amarangamutima. Niyo mpamvu bimugora kuyahisha. Abagabo muri rusange bakunda guhisha ibintu bikabashobokera, ariko umugabo uri mu rukundo bya nyabyo ntabwo ahisha, biramwangira rwose akakwereka amarangamutima ye. Uzasanga ari umugabo noneho cyangwa umusore utangiye gufunguka, akayakuvugisha rwose nk'umuntu we rwose wa nyawe, ntabwo yongera kukwishisha cyangwa ngo agutinye. Rero uko kuntu arushaho kugukumbura ni ikimenyetso simusiga yuko agukunda nyine, urukundo cyangwa se amarangamutima ayagufiteho. Rero bagore bakobwa muhumuke, mujye mwita kuri bino bintu. Gatanu rero, uzasanga guha umwanya mukavugana, ibintu rwose bikagenda neza mukaganira. Hashira indi minsi runaka ukabona rwose aratirati yarongeye arakwandikiye cyangwa se araguhamagaye. Rero nshuti mukundwa wo nkurikiye, buriya ni ikintu kijya kigorana kugira ngo umuntu ashake igihe cyangwa se afate umwanya we awuguhe. Rero umugabo cyangwa umusore yaguhaye igihe, mugore mukobwa, uramenye ntubipfushe ubusa ngo ubone yuko rwose ari imburamukoro, ari imburamumaro, utangire noneho rwose uraranganya amaso hirya no hino, kubera yuko buriya murambivuga ngo kunda ugukunda kuko ukunda kunda undi. Ugize umugisha ukabona umugabo yagukunze, wakahise nawe umukunda, kubera yuko nubwo utamushyiraho amarangamutima ukayamwima rwose ukashyira ku wundi mugabo, ntabwo bizaguhira. Uwo mugabo nawe wumva wiyumvamo cyane azaba arimo gukunda undi kandi bizagukomeretsa. Rero nyine amahirwe uyu mugabo cyangwa uyu musore arimo kukwereka yuko akwitayeho kandi agukunda, nibwo uzaryoherwa n'ubuzima. Biragoye koko wahita umukunda, ariko mu gihe amarangamutima agenda aza. Rero umugabo rwose wagukumbuye kandi agukunda bya nyabyo, agenda gusaba amarandevu y'ukuntu mwahura, no kuri telefone ngo muvugane, cyangwa se no kuri video call kuyamuvugane imbona nkubone, agusaba gahunda. Kandi niyo unamuhakaniye yuko bitarimo kugukundira ukamuhigiye, aracyubahiriza, ntago bimurakaza. Kubera iki? Kubera yuko aha agaciro ibyawe. Uyu rero no mugabo cyangwa umusore uryohewe cyane, mbese siwe uzarota mwongera guhura, kubera yuko guhura kwanyu hari ibyishimo, hari ibyiyumviro bimushyiramo. Niyo mpamvu rero abikumbura kenshi akakureba, aryoherwa no kuba iruhande rwawe. Impamvu rero akunda kuryoherwa no kuba iruhande rwawe, hari imbaraga n'ibyishimo bimuha, kandi bigatuma amarangamutima ye n'ayawe birushaho kugenda byegerana nyine. Rero uramenye utabipfusha ubusa mugore mukobwa. Rero igihe cyose umugabo cyangwa umusore ibyiyumviro wamuhaye, uko watumye yiyumva, iyo abikumbuye arakureba nyine. Rero abagabo n'abasore bari mu rukundo akenshi ntago bavuga, ntashobora no kugira ngo ndagukumbuye, ahubwo warakora nyine, arakwandikira, araguhamagara, arakureba imbona nkubone, akubaza amakuru, aguguha impano, mbese mu buryo bwo kugira kwereka yuko umutima we rwose ari hari uburyo ki agutekerezaho neza. Rero bagore bakobwa mugira ubwenge, muha agaciro ibi bintu. Kwirinda biruta kwivuza, muramenye. Uramenye utazabona ishitamba
ngute urwo wari wambaye. Witesha umugabo cyangwa umusore ugufitaho amarangamutima, wakwitaho mu mutima we bigakuryohera nawe ukajya kwirukanka inyuma y'abandi bagabo n'abandi basore batakureba n'iryahumye, ahubwo nabo bafite abandi bagore n'abakobwa barimo kwirukankaho. Ese hari ikindi kintu ushaka kubambwira mu byo ntavuze? Yandikira muri comments. Niba uri mushya kwica no kora like, kora subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Ndabicaho kubana namwe, bari kumwe na Dohote w'impuhwe, naho gutaha muri video ikurikira. Bye bye.